Yes, naje gusuhuzana naguhereza ikaze kuri YouTube channel ya Rodri Entertainment. Wumve ko naguhaye ikaze rwose, turebe byinshi cyane kuri uyu mukobwa wa hano mu gihugu cy'u Rwanda wamamaye muri filime, byitwa ko hari kuvugwa byinshi cyane, mbese hari kugenda nyine hasakara ibintu byinshi cyane bimwerekeyeho. Ibyo byose rero tugiye kubimenya, tumenye ibyo ari byo, maze noneho dusobanukirwe ibiri kumuvugwaho nk'ubusanzwe, kubera ko hari byinshi cyane nyine byagiye bikomeza kugenda bimuvugwaho, ariko byose tugiye kubirebera hamwe tumenye ari ibiki, dusobanukirwe nyine byinshi cyane kuri ibi. Reka mbere na mbere tubanze turebe amateka yiwe, turebe n'uburyo yagezeho agasa n'uwanze filime, byose tubanze tubirebe. Nyuma yaho noneho turaza kuza tureba nyine inkuru y'akababaro, cyangwa se tureba ku bijyanye n'akababaro abanyarwanda bamaze kugira muri aka kanya mu bijyanye n'ibyakomeje kugenda bisohoka n'ibyakomeje kugenda bivugwa hanze hano mu gihugu cy'u Rwanda. Mukasekuru Hadija Fabiola wari umaze igihe kinini asubitse ibijyanye no gukina filime, yagarutse muri uyu mwuga ahuriramo umwe mu barimo Uwamahoro Antoinette, mukunze kwita Speransia, na Umunyana Analisa, uzwi nka Mama Sava. Uyu mubyeyi wamamaye muri filime zirimo Amarira y'urukundo, akina no mu yitwa Fabiola ari umukunzi wa Manzi. Avuga ko hari ibibazo yahuye nabyo byatumye abategura filime, mbese nyine abategura filime bisobanuye ko nyine yahisemo kwibera producer utegura amafilime, cyane cyane ko ubu muri kumubona amafilime agiye atandukanye nka My Daughter, Inzira y'umusaraba n'izindi nyinshi cyane zigiye zitandukanye. Ariko uyu munsi tugiye kurebera hamwe nyine tumenye byinshi cyane biri kumuvugwaho, dusobanukirwe byose, tumenye ibyo ari byo. Bamutakarizaga icyizere bituma ajya kureba sinema, mbese nyine bisa nkaho avuye muri sinema. Rero ibyo byose tukagenda tubishyira hamwe nyine dukomeza kugenda tubishyira mu kintu kimwe kugira ngo tumenye ibyo ari byo n'icyo bisobanuye. Fabiola ntasobanura neza icyo kibazo yagize cyatumye atakarizwa icyizere, gusa yabwiye Chita Magic ko umuryango n'inshingano z'urugo ari kimwe mu byatwaye umwanya, mbese nyine byatumye ajya kure ya filime. Aho yagize ati, mbere na mbere mbanje gusaba abaproducer imbabazi, nsabye imbabazi n'abafana banjye mu bihe bishize. Hari akantu kabayeho nsa nkaho nyine abaproducer bantakarije icyizere, bacika imbaraga, mbese nyine batangira kunjya kure, yaba muri sinema yaba mu bindi bikorwa bigiye bitandukanye, hose batangira kugenda banja nyine imbere, bagatangira gusa nkaho bandikuye nyine batanakimfashe na gato. Ibyo byose yakomeje kugenda bitangariza nyine Chita Magic, akomeza kugenda avuga uburyo nyine byagezeho nawe akibura nyine bigasa nkaho atakivugwa. Uyu Fabiola yavuze ko yatangajwe n'urukundo yagaragarijwe n'abakinnyi ba filime baje muri uyu mwuga nyuma ye, aho avuga ko bamwakiriye neza, bamubwira ko baje muri aka kazi ari we ubereye icyitegererezo nyine, mbese ari ubabereye icyitegererezo mu bijyanye na sinema, mu bijyanye no gukina sinema bisanzwe. Ibyo byose yakomeje kugenda agaragaza nyine uburyo abyishimiye n'uburyo nyine bigiye kumutera imbaraga mu kongera gukina ndetse no mu kongera gusohora izindi filime nyinshi cyane zigiye zitandukanye. Ibyo byose rero yakomeje kugenda abihuza nyine n'inshingano z'urugo, akomeza kugenda abihuza n'uburyo yari abayemo, akomeza kugenda nyine agaragariza icyizere abafana be, mbese akomeza kugenda avuga ati rwose ibi ngibi tugomba kubyinjiramo, mbese bigomba kwinjirwamo neza hano mu gihugu cy'u Rwanda. Mbese hari benshi cyane bakomeza kugenda bagira agahinda, bakomeza kugenda bavuga ati ese Fabiola ko asezeye, ko ameze nk'usezeye muri sinema hano mu gihugu cy'u Rwanda, bizagenda gute? Ko yari umukunzi ukundwa n'abantu benshi, bizakomeza kuba icyizere ku bafana biwe? Benshi rero bakomeje kugenda nyine babiganiraho, bakomeza kugenda bavuga ati rwose Fabiola ukina filime z'inyarwanda rwose afite ibibazo, mbese nyine atugiye kure, yaba mu byo twarebaga yakoraga, mbese n'uburyo twamutekerezaga. Ibyo byose nyine bikomeje kugenda bitujya kure mu bijyanye n'amarangamutima yacu twarekuraga n'uburyo nyine twitwaraga imbere ya sinema hano mu gihugu cy'u Rwanda. Rwose nk'uko bakomeje kugenda babivuga, bakomeje kugenda bagaragaza ko nyine uruganda rwa sinema hano mu gihugu cy'u Rwanda rukomeje kujya hejuru, rukomeje kwaguka, mbese nyine rukomeje kuzamuka mu ngeri zose. Ariko
nyuma y'uko nyine ibi ngibi bibaye, nyuma y'uko ibi byose nyine bibaye nk'aho byaje byakomeje kugenda nyine biteza ikibazo mu bijyanye n'ubuzima busanzwe. Uyu mubyeyi yari asanzwe akina ari umukobwa w'umunyempuhwe ugira imbabazi, ariko yagarutse akina ari umugome cyane muri filime yiswe Inkovu series, ariyo nshya nyine yari ari gukina muri icyo gihe, ahita akomerezaho n'izindi zose noneho akinana ubugome, ari umugome bya danje. Fabiola uburyo yakomeje kugenda agaragara, uburyo nyine yakomezaga kugenda agaragara, byose byakomezaga kugenda nyine bitakaza icyizere, bakomeza kugenda bavuga ati ese ko akinana ubugome bizarangira ute, buriya ntibizamwokama nyine ugasanga biramufatiranye, aribyo abantu bakomeza kugenda bibaza nyine, bakomeza kugenda bibaza ati ese bizarangira ute, bizaba bimeze gute. Nyuma ya sinema, Mukasekuru Hadija Fabiola asanzwe akora imirimo nyine ijyanye no guteka, aho atekera abakoresheje ibirori, ubukwe n'ibindi bitandukanye, mbese niko kari gasa nkaho ari akazi ke, usibye ko nyine yaje kugira gutya akinjira umwuga wa sinema, cyangwa se akaba yafata nyine urugendo rwo kwinjira umwuga wa sinema, ariko n'ibyo nabyo yarabishoboraga, ni ibintu nyine yakoraga bisanzwe. Bamwe bakomezaga kugenda bibaza ati ese ko tumubona muri filime arakaye akinana umujinya bya danje, mbere atari ko twamubonaga, ese buriya mu buzima busanzwe nta niko ameze? Nicyo kibazo abantu bakomeza kugenda nyine bibaza, bavuga ati ese ubundi mu buzima busanzwe ateye ute, ameze ute, ko dusa nkaho twayobewe natwe tutazi ibijya mbere bye. Ibyo byose rero bakomeza kugenda babihuza nyine, bakomeza kugenda bavuga ati ni ibiki rwose, aribyo nyine banakomeza kugenda baganiraho, bavuga ati rwose Fabiola akunzwe n'abantu benshi hano mu gihugu cy'u Rwanda, cyane cyane ko nyine nubwo akomeza kugenda akinana ubugome, filime ze zisohoka zirimo ubugome, rwose nta biba birenze nyine, we akomeza kugenda atangaza ko rwose nta kibazo imbere y'abafana, mbese nta n'ikiba cyacitse imbere y'abafana. Ni nyuma y'uko nyine iyi nkuru ije igasohoka hanze, bavuga ati afite ibibazo, ngo ararwaye cyane, wenda ngo nyine afite ikibazo cy'uko arwaye, ariko ibyo byose nyine twahise tubyirengagiza, turavuga ati reka tubanze turebe uburyo ahagaze, tubanze turebe uburyo ameze, byose noneho tubishyire hamwe tumenye rwose ikiri hagati, mbese n'ikihishe hagati y'ibi ngibi byose. Nyuma y'uko nyine abarimo Intare y'Ingore ndetse n'abandi benshi cyane bagiye batandukanye muri sinema, bakomeje kugenda nyine bagira impungenge, bavuga ati ese yitabye Imana byagenda ute, aramutse nyine apfuye byagenda ute. Rwose n'ibyo byakomeje kugenda bivugwa nyine hano mu gihugu cy'u Rwanda, gusa ndagira ngo nkubwire ukomeze ugire ibihe byiza, gusa yo gukanda subscribe nk'ibisanzwe, noneho tujye tubana mu biganiro byinshi cyane bya buri munsi bigiye bitandukanye, cyane cyane ko nyine kuri YouTube channel Lodge Entertainment dushaka kuyagura kugira ngo tujye tuhahura noneho turi benshi.